Muraho neza. Ibintu byatangiye kuryoha mukurikije uko mubibonye. Naririmbye mwumvise uko ndirimba. Nuko nta kundi nago bahishe. Ariko rero hari ukuntu njya mbiyungurura bikaba bizima. Hari n'ukuntu bijya biryoha cyane kurusha uko nguko. Rero nongeye kubasuhuza mwese aho muri, nizeye ko mumeze neza mu mpande zose z'isi, abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda tukorana tubana buri munsi. Uyu munsi mwabibonye ibintu byahinduye isura. Twatangiye kujya mu ndino twifashishije n'indirimbo. Uyu munsi twize ngiye gutangira kubigisha indirimbo yitwa Ikiringo, uko ibyinwa mu ntambwe zitangira kugeza ubwo turi bugendane twese. Nizeye ko mwese muhari. Hanyuma ubu ngubu uko tugiye kuzajya twihuta mugomba kuba muri tayari cyane, mukazajya munasubiramo cyane ku muntu wacikanywe. Ikindi mbibutsa nuko muzajya mwumva background harimo iyo ndirimbo. Ndaza no kugerageza kongera kuzamura akavorime mwumve uko bimeze kugira ngo wowe wize ugerageze kwifashisha wumve niba uri cyangwa se uri gukontrere yayo cyangwa se uri kubusanya nayo utari kujyana n'injyana. Twagiye. Ikirenge cya mbere urakora 1 2 nakaguru k'iburyo niba ariko duhereyeho ni kubanza 1 2 3. Twongere 1 2 3. Ongere 1 2 indyo rayikubita 2 imoso 1 1 2 3. Ubu twagenda ku moso 1 2 3. Ongere 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 3 wise nkuzamuka gato. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nizeye ko ingi mwagiyemo mwagifashe. Noneho tugiye kugikora muri ritme yacyo. 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ikirenge rero gijya usa nkaho uri imbere inyuma. Imbere apana inyuma cyane gato cyane kuko ubuzamuka. Cyangwa se ikirenge aho uri ariko akenshi kuko uba wikebuka usa nk'utambikamo gato. Icyo bita rubereki gato cyane. Amaboko rero akaguru kajya imbere, akaboko kako kajya imbere. Urabona niyo mbyino ya mbere yoroshye. Niba akaguru ukubise ari imoso, akaboko kako karajya imbere ari imoso. Niba ari indyo karajya imbere ari indyo. Hanyuma ikindi kintu twongeraho ni uguhinamo. 1 2 3. 1 2 3. Akari imbere ugahina usa nk'ureba hafi yawe aho ubasha kureba nk'ureba isaha. Akari inyuma kagasa nk'akaguma kwitako ahagana inyuma gato. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Hanyuma uzasanga hari itorero rikoresha umwitero rifasha kitero, ariko umuntu turi kwiga ntabwo twari dufata kitero, turiga uko intambwe ikorwa. Hanyuma akitero dushobora kuzakifashisha nyuma. Ijosi rero ureba aho uvuye. Niba uvuye iburyo ureba ibumoso. 1 2 3. Akaboko kagiye imbere, ubwo n'ijosi niho uryana ukebuka uruhande rukagiyemo. 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Hanyuma nuhina kano kaboko kari imbere, inkokora irareba hasi. Inkokora ni hano mu rwego rwo kwirinda ko akaboko kagusumbura. Urabona ko ugize gutya akaboko kagusumbura, mutse uhiniye gutya uhina hasi kugira ngo ukomeze
abo uri gutaramira cyangwa se abo uri kubyinira bakurebe mu maso barebe uburyo ki uberewe. Twagiye rero tunaseke, dushyiremo ibirungo, twagiye 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. Hey, twagiye check check umbango ndazicaye umbango ndaje aho nuko mubwire n'abantu bataragera bagaruke baze subscribe, comment, like, share, byose turabikeneye. Murabona ko twatangiye kwinjira mu bintu biri serious biryoshye cyane. Rero ndabashimiye mu twabanye, intambwe y'uyu munsi ni iyi, ntucikanwe, ubutaha uzagaruke nawe uzane n'abandi, tuzamuke uyu muryango wacu tuzamure, tuve kuri abo subscribers mureba cyangwa muri izo views tureba, tuzamuke. Kuri Instagram murabibuka, kuri YouTube yanjye murahabona description, muraza kurebamo amazina yanjye ya Instagram n'amazina yanjye uko 3. Nyabuna mukomeze muze, nshimira n'abantu bakomeje kunyandikira bambwira ama comment, bansaba bansharing tu video, bansaba inama cyangwa se inyunganizi, bananyimfasha ko gukomeza kugira ngo bino bintu biryohe. Nyabuna ntimucikanwe, ibyiza biri imbere. Murakoze.